naho neza n'amahoro komera mara kupfa iwacu Yesu nashimwe cyane wewe tubonetse tuwinye ngo ntunakomande iyo nakomanga ntago mba nahawe ikaze ngo baguhaye ikaze se yego karibu bayiguhaye yego iyo nahawe ikaze karibu yo irahahora kandi ntago karibu yahimuka kuko irahatuye rero tubone karame ntago konze kandi kugira umuco ubundi wacu yo abashyitsi batugendereye barabanza bagakomanga bakaza bakaramutsa ziriya mfura waziramukije genda maze ubanze uziramutse iryo kaze rero genda muramukanye mfura urakoze cyane ako wakibagiwe n'ubundi nterera ijisho wawe inyica ijisho menye icyo uvuze dusanze turi kumwe n'umuryango mugari rero reka banze bakwakire bagutsirikiri icyaka ntabwo ku cyiciro cyo tubizi yego ariko mwari muraho oya turakomeye murashima Imana harya ngo ntabwo muzi kwica icyaka reka twebwe turagitsirika muragitsirika none se mukice ntigisubire kugaruka ukundi sibyo byiza nta wica icyaka nta wica icyaka umuntu aragitsirika nibyo niba ariko wari ubizi abashyitsi beza ariko rero n'abazituye zamura ubuzima bwacu murakoze cyane abasaza bacu bakiranye neza cyane kandi bakiranye neza mu murwego z'ubuganza tubashimira bagize ati mukara nakwitwa agahungura vumbi akahereke yego ongera utitsimureho n'agatsitsimuzo ongera utitsimureho wumve ingingo y'iwacu n'urugero n'undebe urugero ushaka kugira ngo mubwire aho ugeze se nagira ngo umugeze aho inyota reka ndatsimuze numve mugeze aho inyota igera ubundi numara gusoma ugende wicare tukubwire yewe nahageze yego maze rero genda uca akabonye yego wicare maze dutarame muri uyu muryango yagize ati turi ba matungiro turafite ariko ntidufitwe hanyuma za kugira Imana gabake nawe navuga neza aho ibifunguro byanyishe ukuntu ariko ndabutse cyane ntumura imbagara ntabwo turi murima manza kugukora imbagara uraho nagukoraga mu byano ariko ntabwo imbagara ntazi gukora amahoro gabake amahoro bashima Imana hari iwanyu mu Bugesera n'imvura yaraguye ikibazo ntacyo turi noneho umenye asigaye hagwa ubundi kera ntabwo yahagwaga ubu rero noneho ujya utinya perezida burya yatashye ariko ni byiza nuko ari iwanyu batabyishimira byibura babikomera amashyi ko perezida ahatashye none se impyisi ngo bari bagira bati iryo jisho ryari ryagize bari babajije urupapuro ariko se wowe iriya jisho ryawe hehe sindireba ariko mbanze ndamutse abantu nubwo utarumva irimbamo ariko ubuhake buraboneka nayibona yewe reka tubanze tukwakira ibindi byo turabireba nyuma ushobora no gukomeza ugatembereza tukazageza ejo bundi uyu muntu agiye guhabwa agenda apfukamye ntabwo ugenda uhagaze nk'ujya gutora utugu twawe kugira ngo ashyikirize urakoze cyane wumve ingingo y'iwacu tujya twakiriza abashyitsi twakiriza umuryango mugari uza udusanga utugana gira uti ku buzima bwacu uyu mbona buki buryoshye nk'ubusigaye oya bavuga ngo buriya mu mujyanire hariya urimo ubusigaye pe n'ubundi bwari bwasigaye baguhereza nk'umuryango twarateranye nkuko nakubwiye ko tutaraca umuco twari turi mu kiganiro kigira giti umuco ni iki nabo bakambaza ariko Sirasi umuco ni iki
ahubwo ariko hari intore Theoneste twatumiye mu muryango, ni umuhanga, azaza tubiganire ababwire umuco. yego se Tone, arame icyo gitaramo twari turi muri bo cyari cyo kwiga ku muco ndetse no kumenya umuco ni iki. Ese umuco ucurirwa he, unagurirwa he? Icya kabiri, uba hehe? N'iki gitaramo ariko hakiyongeraho n'isabukuru y'umubyeyi wacu wujuje imyaka 102. Ibyo ni ibintu bibiri twizihiza mw'iki gitaramo. Rero nagira ngo twongere tuguhe umwanya maze utubwire amagenzo yawe, mbazi ko ikikugenza ari amaguru. Turakwakiriye. uragira uti umuco ni iki? yewe ni byinshi utubwiye ndetse n'ibibazo ubajije ni byinshi, ariko si na byinshi ko bitasubizwa. Agahugu katagira umuco karacika. Maze rero ahubwo nitsitse cyangwa se nsimbarare ku ijambo rigira riti hari na yubile y'imyaka 102. Yubile ikomeye igirwa na bakeya, yubile ikwiriye kwishimirwa. Nanjye naje mbizi nk'uko wabimbwiye kandi wabinteguje, nanjye naje nzi neza yuko iyo yubile ngomba kuyizihiza. Reka mbanze nsabe uyu mwana w'umukobwa yigire ejuru azanire izi mpano nanjye naje nzanye iyi ntirano, hanyuma mbanze nyikugezeho, hanyuma tuganire kuri ibi bibazo ndetse tunaganire no kuri iyi yubile zirangiye ijuru. Theoneste, Karame nagushimye ariko nanongeye kuko nenga ntabwo ari bibi. niko Karame karame uratinyuka ukikoreza umwari ungana gutya koko, hano nta basore bahari uburyo wikorera abakobwa. ntabwo aje yikoreye kuko nawe urabona rusage ntabwo yabishyiramo imyikorezo, ariko Theoneste, karame wintura inzoga umuryango urabona wazihasanze. yego icyo nabwira uriya mukobwa bandaze muramutse, yego tuba mu bantu ntabwo tuba mu bintu. yego ni gute ushobora kubwira umwana w'umwari nk'uriya kumugwe mu byano mukobwa wanjye, uraha mugwe mu byano ni amahoro? Gusa ni umuco gutoza cyane ngwino nkwereke sa. maze rero umva kubwire Sirasi, ndabizi ko ufite abakungu beza nabonye, nta kibazo ntugire impungenge. Sirasi arimo arakweramo, afite abasore beza, ntugire ngo n'indi mpamvu igendere arimo arakweramo. ubwo ushatse kuvuga ko ari inkwano? None se ngira ngo ntiwatangiye gukoreramo, maze unyakire nanjye tuganire. Ubwo turi buze kugera uko twumva inyito yacyo cyangwa se n'ibyishimo byacyo, ariko tuze kubyongeramo ibindi kuko nanjye mfite irindi jambo naje nshaka kukugezaho. Mu by'ukuri ntugire impungenge. nagira ngo muza ihangane gatoya, nagira ngo nyakubahwa Sirasi umuza rwose yaragiye kubivugaho uko muri buze kubona ibirori byacu bigenda. Ako kanya nako muri buze kukampa mubwire n'irindi jambo naryo naje nguteguriye, kuko ibyiza byose biva iwacu biza bigana iwawe. Urakoze. Ningahe hajya? Myaka 102. Ariko wowe urabihinduye. Umubyeyi wacu wabuze agafite 100. Iyo ibiri 102 urayishyira he?
102. yego none ndabizi ko bari gukoma akabogo ariko nibakushimira urufu bakushimira 102. sawa rero warugize uti nituza kubona umwanya ntabwo twakurira umwanya muri iki gitaramo murakoze cyangwa se ku bibazo wagira guti twari turi muri gahunda iyi n'iyi kuvangavanga rero gahunda yawe utaranyemerera umwanya wo kugira ngo ugire icyo nkugezaho ntabwo ari byiza iyo uhakwa ubanza kwitonda hanyuma ugahabwa ubuhake murakoze yewe karame bongere bagushimire urufu murakoze none karame karame ubwo ntibihari n'ubundi niwo nasabaga ijambo ndarihora murakoze urakoze none murakoze rero nyakubahwa mubyeyi Sirasi uko ubuze ubwuzu urugwiro urukundo nanjye naje niteguye nzi neza ko umuryango njemo ari umuryango by'ibibazo wambazaga ndetse bya yubire nibwo nakubwiraga inti icyakora nanjye kuri iyo tariki nari narateguye yuko nzaza kongera dusubukure gahunda twari twarasubitse ubwo mperuka hano twicaye muri uru rugo ntabwo twari umuryango ungana utya ariko bamwe muri bo bari bahagarariye abandi ubwo twasabaga irembo ry'umugeni nuko irembo turarisaba murariduha baritwemerera natwe tubemerera yuko tugiye kwitegura noneho tukazagaruka kuza gusaba umugeni maze rero mubyeyi Sirasi nk'uko wagumye utubwira uhagarariye umuryango natwe muri uyu muryango nk'uko nje murangaje imbere ya tariki nubwo yahuriranye n'iyi ngiyi hagiye harimo byinshi ndetse hajemo n'indi sibo ibyiza byose bigenda byiyongera mu bindi ukagira uti iyo nzoga dutuye ije ijya mu zindi n'ibyishimo byacu n'ibiganiro byacu nabyo biraza bijya mu bindi nkagira nti rero mubyeyi unyemerere noneho umpa umwanya ngusabe umugeni nk'uko naje ngusaba irembo ry'umugeni noneho umpa umwanya ngusaba umugeni urakoze n'iryo jambo ryari ryanze Toneste se umundiye nkakuvuna amaguru yego waje wikwije icyo n'uruca abana wa mugani wo wa munyamakuru ngira ngo ntaje nikwije cyangwa ntaje inkokora zireba imbere naza ngenda ikinyuma nyuma wabonye wa wundi wagiye gusaba inka igisigata akagenda n'amatama masa buriya Sirasi ari buze kubintereramo urwenya Sira iyo se ni iyihe ntabwo iwacu twita amazina y'inzoga yego ahubwo nagira nti dushinge ikiganiro tuganire tuvuga amazina y'inka ariko ntituvuga amazina y'inzoga none se tone karame ubundi ujya kuva iriya ugera hano mwambutse imigezi ingahe ibiri niyo mpamvu wagiye usomaho ukagenda wongeraho amazi
ugize ikibazo cy'uko nasomyeho. Ntabwo mu muryango wacu tujya dutorwa inzoga z'ibice cyangwa ngo dutorwe imitobe y'ibice turikwisha. Yewe maze kugira ngo urebe ko atari igice ubundi wazanye yo kwibuza. iyo ndebye igihagararo cyawe ntabwo ndi umuntu wo guharabika imyambaro yawe, ahubwo nagira ngo nkwereke yuko iyi ntango ifite aho ibirira, aho kugira ngo rero ize kubira ubwo n'urubiriro yasize arabirira maze rero yuko maze kugira intege nkeya, ariko reka ngutume kwa Gatera, hanyuma ubambwirire aya magambo. Umuhungu wanjye nibwo amfashe ukuboko aranyobora araza angeza hano. Ahangejeje nsanga ni umuryango n'ubundi nsanzwe ngendamo, ni umuryango dusanzwe tugenderana, ni umuryango dusanzwe dusabana abageni. Mu by'ukuri nsanga ndisanze, niyo mpamvu rero kuri iyi tariki ya none nk'uko mperutse hano gusaba irembo ry'umugeni, noneho uyu munsi naje gusaba umugeni. Mu bakobwa bawe ufite Esther, akaba ari umuryango, umukobwa n'umuhungu wanjye Fisi bariganye. none Karame rero dukomeje n'ibitwarara, reka mworohereze. Sinakubwiye ko abakiranye baza bakerekana utwobo. Inzoga niyo gusobanurira, maze rero ndabone Karame nk'uko nabikubwiye rero ngaho koga ku ijambo. Gusa abageni tuba bafite hariya hose uko ureba, harimo abageni, harimo abakobwa, ahubwo nagira nti umugeni nsaba ni Esther rwose mubyeyi, ngira ngo ntabwo nirirwa nongera gusubira inyuma kuko ubwira mwumva ntavunika. Murakoze. Nyuma y'uko waje gufata irembo tukarimwemerera, hari umwana twatumye ku iriba ajya kuvoma amazi, hanyuma tubwira ko Tonesiti yaramubwiye ati nkuvoma ayo mazi. Umwana aravuga ati mu rugo dukeneye amazi, bagomba kuyavoma. Tonesiti kugira ngo umwana ngo abyemere amukubita inkoni ebyiri, umwana arataha arira, amazi ntiyayavoma. None Tonesiti uriya mwana yakwamuje kuvoma wamujijije iki? Amazi twari dukennye, wari uzi ko turi buyabone dute? Murakoze cyane muvandimwe, uvuze akantu nari umwana byarabaye. Yewe ni nanjye, ahubwo kuki harya ngo yakubwiye inkoni imwe, inkoni ebyiri, ahubwo njye namukubiseho utunyafu twinshi nta nubwo ari n'ebyiri, kuko narabanje ndamubuza mukubise utunyafu tubiri arabyanga. Kubera iki? Navuye ruguru aho nari nurutse amazi yaturukaga, abantu bari bamaze guhumanya amazi, bamaze kuyanagamo imyanda, kandi umwana namurushaga imbaraga kuko nihutaga amanuka. Nsanga abana b'iwanyu barimo baravoma, nsanze bavoma ndavuga none amazi kariyo yihuta kundusha, ntazi uko agenda yaba baba bayanduje mbere, baba bayanduje akaba yageze hano mbere yanjye bakayavoma. Aho ntabwo uriya muryango waba ugiye kumererwa nabi kandi nahageze mbabuza kuyavoma barabyanga, ndabakubita. Nta nubwo yari wenyine, bari abana babiri, cyokora umwe niwe wari urimo kuvoma, nuko cyokora mbakubise barirukanka,
abana ntibaba bakiyavomye kandi uko nakavuze gutyo koko nagiye kubona cya gihuri cy'amazi mabi mbona kiramanutse dukorana urukundo n'amashyi dukorana urukundo cyane rero numva waradutabaye twivumbura nicyo mu kinyarwanda bivuze ariko twebwe tuvoma amazi ntabwo tuvoma hafi yego bakurusha umuriro w'imfura utavoma hafi tuvoma amazi ntabwo tuvoma hafi maze rero karame bagende bampere yego ubushyikiriza uriya mubyeyi umubwira uti rwose inama wagiye zo kugira ngo uyu mukobwa wageze kuri iki gihe uti mwarize neza kandi n'inama mwagiye nziza murakoze bibe ngombwa yuko nkubwira gahunda yo kugira ngo nzaze niteguye turahana iki gice cyo turakivugana hanyuma noneho nanjye ngire nti ubu noneho mpuye izi gahunda niwinanirwa oya nkaba nazanywe n'iki se maze icyakuzanye se ko ntakizi ashobora kuba ari amaguru cyangwa ari ijambo yewe yego ngira ngo amaso iyi ni urubanza cyose uyirebura unarira rwanda ki ndakubaza nawe ukambaza ngenda ubundi mu nkwano zacu iyi rero ni igomba kugira ngo mu by'ukuri ziri mu mushi zitazicwa n'inzara maze rero nkunganire nubwo atari mu cyiciro cya nubwo atari mu cyiciro cya mbere ngira ngo izi ni inkwano za mbere iyi ni icyuzi yego siko mubivuga iwanyu icyuzi cyogera inka iyo ni iki ni imperekeza yayo Pascal ufasha nyamuna akaza imashini ubu ngubu murabizi tworora mu kiraro nicyo bisobanuye mu muco n'inuryo iwacu kandi twajyaga turagira hamwe aho reka nzajyayo ko kibyiruka ibyo bikora abana oya bafi ibyo bikora akirasha twereka ko abana mugikoresha umuhungu wanjye yiganye n'umukobwa wanyu ndetse amuzi ingendo nubwo ingendo y'undi vuna wenda twabyihanganiye ariko niba utari ikibazo ku muryango ukaba uri igisubizo igeno waka umukobwa wacu rero mbere ugenda ugarurire mu zacu urwaguri ugaruriremo hari abana b'abashumba uruhanze ndababwira bagende nk'abaziki uko ndi kureba k'abakeza ndabona yikoje ahubwo ubundi rawagera hano arakoze cyane kabakeye hari ikindi umwana twazishimye nanakubwiye ko nagukosheje cyangwa mbere ariko
Yesu ubusazi twemeye nk'umuryango tukagushyingira mwajyana abashyingiye hanyuma rero wamukiritananga ababyeyi beza abagore b'ibishongore n'abagore n'abamara rwose basokoje neza cyane kandi b'imbere nziza nabo kandi bambaye bisi n'ubutambuke bose ku mugaragaro ku mugaragaro abana bato babibona ku mugaragaro abakobwa babibona mucunguze uburyo rwose mwihuta mu ntambuko nziza. Muri aka kanya tugushimiye nk'umuryango, tugushimiye ku bw'abana bacu Esther ndetse na Fisi wemeye guhuriza hamwe kugira ngo baduhurize hamwe natwe nk'umuryango dushime kandi tunezerwe. Nyagasani Imana rero tugushimiye ko wabanye natwe mu gihe cyatambutse kugeza aya magingo turi amahoro.